I make confessions of a killer. You control my emotions. You messing with my. Kandi ko bafitanye isano y'ubuvandimwe ziguye kugeza ku gisanira cya karindwi nabo badashobora gushyingiranwa, ntagomba kandi gushyingiranwa na sebukwe cyangwa nyirabukwe. Ibyo bikaba byarasuzumiwe mu miryango yanyu. Abagiye gushyingirwa bagomba kurangwa mu gihe cy'iminsi 20 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'iri tegeko. Gushyingirwa kwemewe, gushyingirwa k'umugabo umwe n'umugore umwe bigakorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, akaba ariyo mpamvu mwaje aha ngaha. Ingingo ya 106 mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko abashyingiranywe bagomba gutabarana, kudahemukirana no gufashanya. Bageni bacu, umuryango niwo shingiro kamere ry'imbaga y'Abanyarwanda urengerwa na leta kandi ikawubahiriza nk'uko biteganywa n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, nk'uko ryitorewe n'Abanyarwanda ubwabo kwa 26 Gicurasi umwaka wa 2003, bakaza kurivugurura nanone aribo babyitekerereje mu Kuboza umwaka wa 2015. Bana muzabyara tegetswe kubarera neza mufatanyije. Urugo rwanyu ruzaba rugerwa kandi rwa mwembi, si urugo rw'umugabo wenyine, si n'urw'umugore wenyine, bityo mugomba gufatanya kurushakira icyaruteza imbere. Icyaramuka kihungabanije mwakirwanya mwembi. Leta nayo mu nshingano zayo harimo ibirebana n'umuryango tuzabunganira. Ngiye kubabwira izindi ndangagaciro ebyiri zibareba mwembi. Mbabwira indangagaciro remezo ebyiri. Wowe mugabo utegetswe gukunda umugore wawe, umugore wawe ategetswe kukubaha, ubundi bikabyara amazi. Kubazishimira hari icyo twita H2O. Udafite hydrogene ntiwabona amazi, udafite oxygene ntiwabona amazi. Birasaba ngo byombi bibe biri kumwe. Urugo rutarimo urukundo ntirubemo kubahana, ruba rufite akaga. Umugore nakubwira inama kubera urukundo mukunda, zumvire. Ari umuntu yayoboye inama abwira abagabo ati, abagabo batarenganzwa mushyire hejuru. Abatarenganzwa abona nta n'umwe uje. Inganzwa sezo bose bashyira hejuru, hasigara umwe. Nimuhaguruke, barahaguruka. Uwicaye aramubaza ati, ko wese usigaye wicaye ukoresha irihe banga? Ahita avuga ati, reka da njyewe nari ntegereje ngo umugore wanjye ambwire ngo mpaguruke. Birangira abaye duwaye wacu. Uramenye umugore atazakubwira inama muvuge ngo reka da ngo nibyemera ndaba mbaye inganzo. No, akira inama z'umugore, zakire, mwubahe, muha agaciro. Urukundo mukunda rutuma mwumvira. Ni ko urugo rwubakwa. Bageni beza rero, urugo rurimo urukundo rukabamo kubahana, haza indi ndangagaciro izindi ebyiri zibareba mwembi mugomba kwitaho. Iya mbere ni ukwihangana. Buriya wari uzi ko umugabo wawe ari marayika, uraje umubona guhera ku wa mbere, turi kuwa gatanu, ku wa mbere utamubona, uza ugiye kumumenya. Buri gihe mwahuraga mwiteguye muri gutegura mariage, mugiye kumenyana. Burya jya arakara azahekenya amenyo wumirwe. Yararakara. Umugore wawe hari ibyo uzabona bitagenda, kuko muhuye mukuze, ntimwonse ibere rimwe, nabonse ibere rimwe barananiranwa, ntanswe mwebwe muhuye mukuze. Umugabo ni umwana wundi, umugore ni umwana wundi. Nimutagira kwihangana muzarusenya vuba. Ni ukwihanganirana. Ni ukwihanganirana. Nta kintu. Jya ubabwira, mfite urugo, maranye n'umugore wanjye imyaka 9, ariko ntarakinisha kuvuga ngo harahukana. Atese iyo mpamagaye ndi hani arita bati sugar, nta bindi. Ngo akabarandangije, nta bindi. Amahoro akaboneka mu rugo aturutse ku ijambo ryiza, nta bindi. Haba bitagenze neza nyine hihangana, nawe akaba ashobora kwihangana. Urugo ni ukwihangana. Muramenye, utazabona akantu gato ugafata varize ngo uragiye. Uva ati Shemonique, reka uragiye suki, ugiye genda wubake urugo.
wa mugabo ukabona bimwe biranze ukagenda ukabura. Hano njya mbakira baje kunganyira ngo mbafashe, umugabo wawe ariko ngo yaragiye, ntiyagiye ngo yagiye hanze y'igihugu, rwaramucanze arahunga. Kugira ngo ubwo gucanga ubungubu ntabwo aba ari byo. Mubabarane muzanazukana, ibintu birashakwa, ibintu hari amahoro, ibintu birashakwa, muzabibona muhumure. Njyewe Ingabire Jean Damascene maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Uwamahoro Claudine umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyiyemeje, dukurikije kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Ingabire Jean Damascene umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje, dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Rwirangamere mu murenge wa Gisenyi, maze kumva amasezerano y'aba bageni bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nuko iravuga iti umuntu ntakabe wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura, amajwi yose numvaga muri nge araceceka, numva iryawe gusa. Usetse mbona imikororombya, ngenda mutekereza ndengabona ubwo uruwanjye Imana igitego. Ndagukunda ntacyabihi